Philadelphia Imana iratsinda. N'Imana kubwo uyu munsi mwiza tongeye kugaruka mbere y'amaso yanyu tubazanira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nitwa Serugendo Dismas, tuba dukora umurimo w'Imana mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Mbere ya byose mureke tubanze dushima Imana. Turagushimiye Imana yera, warakoze kuturinda umwaka wose watambutse, urinda torero, urinda abakiranutsi, urinda isi yose mwami. Nimba twatangiye undi mwaka musha tukaba tugeze kuri tariki y'uyu munsi ni kubw'imbaraga zawe. Turiho turagushimiye, tunejejwe nuko turacyari mu gakiza, tunejejwe nuko turacyavuga ubutumwa bwiza. Udufashe uyu mwanya utuyobore, jambo ryawe mukawera tufashe rikomeze mitima yacu, abatumva turabasengeye nabo bafasho bagire neza, utubohore data tubashe gukiranuka mbere yawe. Musuzaza kujyana itoro dusange turi maso, twirukanye imbaraga zose za satani zirwanya ivuga butumwa ku isi, zirwanya Kristo abakozi bawe, zirwanya abakiranutsi. Iryo satani agambira uyu mwaka turasenya turatwika. Manu tushoboje tuimbaraga, urakoze mukawera kandi dushigikire mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana, navuze kubwo butumwa bwiza bwa Kristo. Tukunda kumva inama z'abaganga n'abandi bakatugirira inama mu buryo bw'ubuzima bw'umubiri. Hari inama nyinshi batugirira, y'isuku w'umubiri, bakatugirira inama y'ibintu bishaka kwanduza umubiri, bakatugirira inama y'ibintu bitwa intungamubiri. Sasa tugiye kwiganira twebwe kubwo intungamubiri yo mu mwuka. Intungamubiri yo mu mwuka Dawidi yarayivuze ati, nabiti ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo nagucumuraho. Intungamubiri yo mu mwuka nukubika kugira ni ijambo ry'Imana, niryo kurya byacu twebwe abakristo. Uyu mwaka yatubera byiza, itubere tena mwaka wo gukunda ijambo ry'Imana, itkuberera umwaka wo gukunda gusoma ijambo ry'Imana ukaryumva ukaritekerezaho. Ntabwo ari umwaka wo kumva gusa ijambo ry'Imana cyangwa ubipinge ubisuzugure. Hari abantu bakunda kureba amafilme masaha menshi, hari umuntu ushaka kuba kuri telefone saa menshi, hari umuntu ushaka kuba mu bindi biganiro mupira amasaha menshi, ariko ageze ku kiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'Imana atakihesha agaciro. Uzi ko ari ikindi gihe tuzashaka kumva ubutumwa bwiza bw'Imana tububure. Iyi minsi ni minsi yo gushaka buri muntu wese abe muterangunga ku bintu by'Imana, ko tutashaka kumenyera imyaka itambutse n'uyu mwaka twinjiye mu bene data. Kubona watangiye umwaka ukarangiza umwaka ube umenya ukasigara, ube umenya ko ari impamvu Imana yadusigarije, nugutunganya bidatunganye. Abantu benshi ku isi barafata butunzi bwabo bakabishira ku bintu iterambere nyinshi, ariko ugasanga ku murimo w'Imana abantu babaye abagugu by'Imana, ntago tubihesha agaciro. Kwinjira ahera h'Imana abantu ntago babihesha agaciro. Mundu yitwa arakora murimo w'Imana, afite inshingano runaka mu rusengero, ariko ukabona abikora atatinya icyaha n'igisana nacyo. Nimba turiyo ni kubw'Imana, nimba wayize amashuri ukarangiza ube umenya ko ari Imana, nimba wabonye akazi ugakora ukahembwa mushahara ube umenya ko ari Imana, nimba wubatse inzu nziza ukagendera mu modoka nziza ube uhesha Imana agaciro.
ushaka kusanga sogokuru wawe ndago yubatse inzu nziza, ntago yaguze imodoka. Kasanga abantu ku muhanda nta muntu uha undi mugenzi we lift. Uzashima Imana gute utambuka abagenzi we bakagenda n'amaguru? Urako Imana yarampaye, muze tusangire ibyo Imana yaduhaye. Oh haleluya. Yesu atufashe uyu mwaka nugukanguka tukaba maso. Abantu bari ku murimo w'Imana mukakanguka. Abantu mugateza imbere murimo w'Imana, mugateza imbere abakozi b'Imana. Ibyo bizabahesha umugisha ku misiri imbere. Iyo mirimo ari mirimo izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Hari n'imirimo izarimbura abantu kandi babonaga babikora ari byiza, ariko hari imirimo izarimbura abantu bajyane genome. Hari n'imirimo myiza izageza abantu mu bwami bwo mu ijuru. Mureke turwanire, nimugasuzugura abarokore, nimugasuzugura abakozi b'Imana, mubashigikire, kuko niyo muhamagaro wabo Mana yabamagariye. Ati nimugende, Yesu yasize avuze, nimugende amahanga yose mubwirize butumwa bwiza, uzabemerera mumubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nishingano ikomeye abakozi b'Imana dufite. Natwe abakozi b'Imana mureke uyu mwaka tushake tena zindi imbaraga z'Imana, bwenge bw'Imana budushoboze kuyishingano Imana yadusigiye, kuko natwe tuzabazwa iyo murimo turimo gukora. Nimba ari umuyobozi wa korali, Imana izabikubaza buryo wayoboye korali. Nimba uri umuyobozi w'abanyamasengesho, Imana izakubaza buryo wayoboye abo banyamasengesho. Nimba uyobora itorero, menye ko Imana izakubaza abo bakristo bose uyobora. Samureke tushake uyu mwaka gukora byo gukiranuka. Fite ijambo tugiye kuganiraho. Nabonye abantu barasuzugura akakandu kandi tushano kubura ubugingo. Mutwe w'ijambo ryanjye turavuga kubwo ijambo rivuga ukuri, ukuri. Mana iratushaka kuba abizerwa, abantu bakorera Imana, abantu bitwa abakristo. Ugomba kuba mu Kristo, ariko Mana ikakureba ikakubona ko uri umwizerwa. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba umunyakuri. Nangwa ari itegeko ku mukristo gusa, n'abandi batarakizwa. Mu muryango wawe ugomba kuba umunyakuri. Ku kazi yawe ukora ugomba kuvugisha ukuri. Ku murimo w'Imana tugomba kuba abanyakuri mbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ukuri, ukuri. Mana ishaka ukuri. Ibyo ukora ugomba kuba umunyakuri. Reka gusaba abantu ruswa, reka nawe gutanga ruswa, reka kubeshera abandi. Ugomba kuba umunyakuri mbere y'abantu n'imbere y'Imana. Aho unyura hose ube umunyakuri. Kandi tutinye ikintu kimwe, tumenye ko aho tujya ibyo dukora byose Imana iraturora, iratureba. Reka tusome ijambo ry'Imana. Ukuri. Uyu mwaka ufata ingamba yo kuba munyakuri. Wowe wandika amafatire y'ibinyoma, induka ube munyakuri. Wowe uresha, induka ube munyakuri. Hagati yawe na fiancé wawe agomba kubamo kubwirizanya ukuri. Hagati yawe n'umufasha wawe abemo kubwirizanya ukuri. Abana mbere y'ababyeyi mugomba kuba abantu muvugisha ukuri. Cyane cyane abantu bitwa abacuruzi. Sandatani akunda kubibiza mu hano. Kasanga mundu yarahiye ikinyoma. Nukuri nakubwije ukuri mu izina ry'Imana, nakiranguye bibiri, inyungu yanjye yari ni igiceri cya 50 gusa. Kandi atari byo, menya ko mbere y'Imana wakoze iki? Icyaha. Mu gihe utavugisha ukuri ni icyaha mbere y'Imana. Matayo gice cya 5 murongo 1:37, ijambo ry'Imana ritubwira iki?
ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, hoya. Birenze bityo bituruka ku mubi. Katusubiremo abakiranutsi mutumve. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya ibe hoya. Ibirenze bityo bituruka ku mubi. Bwana Yesu asifiwe. Amagambo yacu igomba kuba yego y'umukristo ibe yego, hoya y'umukristo ibe hoya. Ariko iminsi bimeze gute mu buzima bw'iki Kristo? Kandi navuze nakanduka tubona ko koroshe, ariko kutagira ukuri. Abantu bakumenya no kwisi bagukuramo kizere kubera kubesha kwawe. N'imbere y'Imana gihe cyose utaba munyakuri imbere y'Imana, Imana igukuramo kizere. Utihanye no kurimbuka warimbuka kubera kutavugisha ukuri. Sasa hano navuze ko bindubona ko byarahindutse. Ukasanga mundu witwa mu Kristo akikiriza yego kandi adakora iyo yego. Ogenda uzazejo. Siyemeye yego ejo kigiye wawundi wagarutse kuko yamusezeranije yego uzazejo, arongera gushiramo ikindi kinyoma. Oya, ego yawe ibe yego, nimba wamwemere ko uze nzagufashe uyimuhe ibyo wamusezeranije. Kandi nimba wumva ko oya ntacyo ufite, umubwize ukuri. Ati nimubwira ukuri azansuzugura. Oya, vugisha ukuri. Yego yawe ibe yego, shira mu bikorwa. Oya y'umukiranutsi ibe hoya, na wawundi azagenda amenye ko yampakaniye. Ariko kuvuga ati niwe yaremeye, ariko akagira ari utamugirire iyo service, utamuhaye service ya yego, ni kibazo. Ijambo ryanyu, ahubwo ijambo ryanyu ribe yego cyangwa hoya. Birenze bityo bituruka ku mubi. Umubi ninde? Ni Satani. Birenze gutyo tuba twakoze icyaha, byaturuka migambi niba Satani wacumuye mbere y'Imana. Niyo mpamvu mureke tushake kuba abanyakuri, kandi mukiranutsi Imana iramushigikira, mukiranutsi Imana iramurwanirira. Tutangiye umwaka dufite ubwoba, ariko mureke tube abanyakuri, tukoresha ukuri imbere y'Imana. Ku murimo w'Imana dukoresha ukuri, ku buzima bwacu busanze dukoresha ukuri, abatuhaye service dukoresha ukuri. Nimba abatuhaye kizere bakatuha posta runaka y'akazi, koresha ukuri. Sinatoguye kya kabiri, kwiba. Imisi ubona abantu bose babaye abajura, n'abasenga n'abadasenga, kuri kwabuze. Satani adukoresha ubujura. Mugihe ubesho bayo mujura, kwiba ntago byakunanira. Mugihe wanditse facture y'ibinyoma, ingaruka yo kutavugisha ukuri no kwiba. Ibyo bya bibiri bigenda bikurikirana, kandi nta muntu uzabona ubugingo ari umujura. Umuntu usenga, umukiranutsi, umuntu ushaka kugendana n'Imana azabone iherezo ryiza, akoresha ukuri, yirinda kwiba kuko ni icyaha, yirinda ubusambanyi, yirinda ubusinzi, yirinda kibi cyose cyamutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntago yabesha mukiranutsi, ntago yabesha. Agomba kuba nyangamugayo mu Kristo, mukiranutsi. Ariko mu gihe tubesha, bunyangamugayo ntago burimo. Agomba kuba mwizerwa, agomba kuba ndangarugero. Ariko iki akakandu ko kubesha kamaze kutwara intambwe ndende. Navuze kubesha
tusuzugura tubona ko hari icyaha tutayihesha agaciro, ariko imaze gutwara intambwe ndende mu bugingo bw'abakristo benshi. Kandi Yesu nagaruka akatusanga turi mu binyoma, nize ko nimba nta munyabinyoma uzabona ubugingo. Ntukisuzugure iki cyaha, fata ingamba uyu mwaka yo gushaka kuba, navuze hano, nyangamugayo. Iyi isi itukeneye mu murimo w'Imana, tukeneye abizerwa, tukeneye abantu bitwa nyangamugayo. Uriya muntu arakwiriye, iyo mitima igomba kuba mu rusengero rw'Imana. Mu rusengero rw'Imana agomba kubamo abizerwa, abantu twizeye tukabaha inshingano z'umurimo. Agomba kubamo abantu, mukristo wese agomba kuba ntangarugero ikurikije ubutumwa bwiza bw'Imana tusoma. Ibyo ubutumwa bwiza butubwira na niyo bugomba kuba mu buzima bwacu busanzwe bw'iki Kristo. Iyi cyaha ituma Mwuka w'Imana atakora neza mu itorero, bene data. Ntitukashake kubona inyungu y'iby'isi, ariko ku murimo w'Imana tugire mu gihombo. Ntitukashake kubona inyungu y'umubiri, ariko ku bugingo tubone mu gihombo. Navuze ari umuntu buri arimo kurwana ko agira ubuzima bwo gupima biro 100, biro 80, biro 70. Biro byanjye byaragabanutse, biro byanjye biragabanutse. Ariko mu bugingo ureba ukabona gute? Nta kintu cyagabanutse ku bugingo. Kubera iki? Ijambo ritwa kutagiza ukuri, kutavugisha ukuri. Mane tushigikire uyu mwaka tuhinduke rwose, twanga ibyaha, kuko icyaha kizarimbura isi. Icyaha kizatuma itorero tutabona Imana. Mana ibidufashemo ari bintu twebwe tuhesha agaciro, ariko bizaturimbura. Ari bintu tutatinya mu imisi, bizatuma tubura ubugingo. Se bizatuma ririki tutunge iby'isi, ariko munsi umwe tuze kubura ubugingo. Ndavugana cyane n'abantu bakijijwe kwitwa mu Kristo, ariko munsi Yesu azaza tuze gusigara. Kandi tuzi ko abazasigara bazahura n'ibyago byinshi. Reka tongere dusome Zaburi 101 murongo wa 6 kugeza kwa 7. Amaso yanjye azaba kubanyamurava bo mu gihugu. Amaso yanjye azaba kubanyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ndazaba mu nzu yanjye. Ubesha ndazakomererezwa imbere yanjye. Mumva inama z'Imana hano. Amaso yanjye azaba kubanyamurava bo mu gihugu. Nituba abanyamurava mu iki gihugu cyacu, amaso y'Imana izabana natwe. Kandi mu gihe amaso y'Imana ibanye natwe, ntacyo twasengera igihugu cyacu Imana ibure kuturengera, kuko tugaragara mbere yayo ko turi abanyamurava. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Mundu wese ugendera mu nzira itunganye, niyo Mana ivuga ko uriya niwe uzakorera Imana. Iyi minsi abantu bariyoberanya, iyi minsi abantu barishushanya, ariko hari umunsi umwe Imana izajya kurobanura intama n'ihene ku murimo wayo. Niyo mvuga, mureke tugendere mu nzira itunganye. Imana izagukora iki? Izadukoreshe mu kuri no mu mwuka. Ndetse kuvuga iki aho, ndahandi twabonera nyungu nziza atari gukorera Imana dutunganye, kuko bizatuhesha umugisha hano ku isi, n'umunsi umwe tubone ubugingo buhoraho, bene data.
Yesu ashimwe kandi atushoboje. Murongo wa 7, uriganya ndazaba mu nzu yanje. Navuze muri misa abantu bariyoberanya ku murimo w'Imana, ariko hano Imana iravuga ko uriganya ntazaba mu nzu yanje. Hari umunsi Imana izakora umukwabo mu nzu yabo ikuremo abariganya bose. Ubesha nazakomererezwa imbere yanje. Mundu wese ubesha utavugisha ukuri nazakomererezwa mbere y'Imana. Se mu gihe tutakomerezwa mbere y'Imana, nini amafaranga nizadukomereza? Nize ko byo bizatubera busa. Ubesha ni jambo twari turimo. Ubesha ntazakomerezwa imbere yanje. Fata ingamba uyu mwaka yo kureka kubesha. Ntabwo ari mu nzu y'Imana, aho ugenda hose, aho ukora hose mu Kristo mugenzi wanjye, tuvugisha ukuri, tubwirizanye ukuri, tukomezanye. Niyo mirimo twamagari, tubereye amaso umurimo w'Imana, tusengerane, tuhugurane. Ariko umuntu mimisa arimo kwishira hejuru, kwikakaza. Ariko ku bantu bazajya mu ijuru ntago kutumvira inama, kusuzugura abayobozi, iyo ntabwo ariyo mico y'itoro Pentecote. Turarangiriza kuri iri jambo Imigani 12 murongo umwe gusa wa 22. Ururimi rubesha ni kizira kuwiteka. Ururimi rubesha ni kizira kuwiteka. Yesu atushoboje. Ururimi rubesha ni kizira kuwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Rurimi rubesha ni kizira kuwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Manenezezwa n'abantu bakora iby'ukuri, ariko ururimi rubesha ni kizira kuwiteka. Niyo mpamvu ibi bintu ntabwo bikwiriye kuba muri twebwe abakiranutsi, ntabwo bikwiriye kuba mu murimo w'Imana, ntabwo bikwiriye kuba mu itorero ry'Imana kubesha, kuko ari kizira mbere y'Uwiteka. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Gukora by'ukuri byaratunani. Mundu asigaye atanga kimwe cya 10 yabeshe. Mundu asigaye akora amasengesho ya misi 3 yarabeshe. Mundu asigaye azana shimwe mu nzu y'Imana yarabeshe. Yesu atushigikire uyu mwaka ducahe muka wo kutavugisha ukuri. Kuko navuze ko icyaha kutavugisha ukuri bishaka kwambura kizere ano kwisa abantu bari bagufitiye no mu ijuru nawe, kuko Imana itanezezwa n'ururimi rubesha, ahubwo inezezwa n'abakora iby'ukuri. Niyo mpamvu tugomba kwiga gukora by'ukuri. Mwanya tusenze Imana yumve kusenga kwacu, mwanya twayisabye Imana iduhe, mwanya twayitakambiye Imana ibashe kutureba ko turabanya murava mu gihugu. Numva tuhagarukiraho. Imana ibashoboje, nanjye nshoboje, uyu mwaka tube abantu bavugisha ukuri. Reka tusenge Imana. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe Witeka. Mwanzi Satani amaze kutushira mu muka wo kutavugisha ukuri, yaba ku murimo wawe, yaba hano hanze, yaba ku mirimo isanzwe, yaba mu bakristo, yare n'abatarakizwa. Ariko turawirukanye uyu muka wo kutavugisha ukuri mu gihugu cyacu, turawirukanye mu itorero ryacu, turayirukanye mu miryango yacu, turayirukanye isi yose, twirukanye umuka w'ikinyoma kutavugisha ukuri. Ubujura nawe turabirukanye Mwami, turinde kuba abajura mbere y'ubwiza bwawe. Utuwe gukora byo gukiranuka, musuzaza kujya n'itorero natoza tusange twiteguye. Tusenge abatarakizwa ubaye agakiza kuko ari we Mana. Tusenge abo Satani yaboshe kuri iki kinyoma
batavugisha ukuri, ababoshwe n'ibyo, ababoshwe n'ibindi byaha byananiranye kubireka, businzi, busambanyi, ubugome, Yesu gudakizwa, gupinga ibyawe, gusuzugura ibyawe, tukubise hasi, kutabasha kuhuza, kutaba mu mukumwe ku murimo wawe, kutabwizanya ukuri, turabirukanye abadayimoni, turasenya abadayimoni, utuzuza imbaraga, utuzuza umwuka wera, itoro Pentecote, uribyutse tena uyu mwaka, abakozi bawe ubabyutse tena uyu mwaka, abanyamasengesho ubabyutse uyu mwaka, abavuga butumwa tutikubita igituza, utubyutse dukore byo gukiranuka, tuvugisha ukuri, ibinyigisho z'ibinyoma nabyo turabyirukanye mu izina rya Yesu, ibitari byawe by'ibinyoma byo kwiyoberanya mu nzu yawe, byo kwishushanya mu nzu yawe, bikurwe wezi itorero Kristo dutunganye. Musuzaza kujyana itoro dusange turi maso, kiza abarwayi, tukize inzara mu gihugu, dukize ubukene mu gihugu, dukize imvura yo kwica no kwangiza, dukize izuba yo guteza ibibazo mu izina rya Yesu. Ivuga butumwa rigira imbaraga mu iki gihugu cyacu, rigira imbaraga muri Afrika, rigira imbaraga muri isi yose. Byutsa amatorero ryawe Mana, utongere bubyutse uyu mwaka, kandi ukufasha abantu bawe, ubakiza ibibazo by'ubukene, bibazo by'ubushomeri, arigiye nibi inzitwazo ni nyinshi kubw'iki cyacu kutabwije ukuri. Mana tukure mu ibyo byose, utuha amahoro kuko ari Uwiteka. Turagushimira, urakoze, mu izina rya Yesu tugusabye, amina. Mana ibaho umugisha. Ayo niyo magambo y'Imana yatushize ku mutima uyu munsi mwiza, nuwo gufata ingamba, nanjye ngafata ingamba, kuko byose dukora turagerageza gushaka gukiranuka, munsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Mana ibagirire neza, ibabere umwaka mwiza yo kureka ibyaha, yo gukora byo gukiranuka, abasubiye nyuma mugarukira Imana, abatarakizwa mukizwe. Reka turashima, nizeko twabaha na nimero za telefone ku buryo bwo gufashana, 0782439754. Murakoze. Ni Pasteur Serugendo Dismasi. Imana ibaho umugisha kandi ibane namwe iteka ryose, amina. Philadelphia, Imana irakira.